jambo irambabaza pe iramumeretsa atanaryubakiraho arasenya pe. Man, rendezvous ni ya buri kwezi nicyo nababwira, buri kwezi umuhanzi Imana ibidufashemo. Baravuga ngo inshallah Imana ibidufashemo ibi bintu bikomeze pe, kubera ko ndabizi neza bizahesha umugisha abantu, bizabohora imitima ya benshi, ariko cyane cyane n'abahanzi, abaririmbyi, abacuranzi, abantu bose bafite aho bahuriye n'igikorwa cya gospel bazahabwa umugisha mu buryo butangaje.
ejo niko ninje muri salo nikita mikirege gutya nasanze papa ari kuvuga amagambo so sentence yumvise yavuze ngo ikibabaza niko abazima barapfuye abapfu barasigara ari kuvuga ngiye compare to my brother ikibabaza abazima barapfuye sigara n'abapfu iryo jambo rirambabaza pe riramumeretsa atanaryubakiraho arasenya pe Kibuse tuvuga itiri tuvuga ese ndi muntu ndi bigeza ese ndi muntu ko bazima bapfuye yo bigipfuwa mu ndiki haleluya amen baba wanje yapfuye ntarakizwa ariko somehow wagira ngo Imana yamweretse ikintu muri Bibiliya ninje muri Korani mama wanje nyampagaritse kuri muri Korani y'abana arambwira no uzasubira kuri BYIHUSE maze ifata imyaka myinshi muri 2000 somehow nsubira muri Korani nari maze gukura namushobora kugira ngo ujye muri Korani mu bikunde maze tuzakuririmba ahantu papa wanje yarahari Korani yacu hari indirimbo nayoboye bitaje arambwira ngo biki ndashaka ko ujya kwiga kuri iyo center y'Icyongereza nandi muri 4e année secondaire ko nurangiza 6e année secondaire hari ishuri Kampala ryigisha Bibiliya ryigisha na music ndashaka kujya kwiga aho muri hari muri 2000 numva ndahembutse it was yari jambo risima ryo kwiga kwa nyarigira mu myaka myinshi cyane irenze 10 uwo munsi numva ndahembutse and it became a dream. Ariko mu bintu bibiri papa wanje akoze impanuka itabimana ibyo bintu bitabaye ariko somehow nizera ko Imana ari cyo yamweretse maybe prophetically aravuga yapfuye ntarakizwa aho nari ntarakizwa ariko ndashimira ko no mu rupfu rwe actually nibyo byanywereye ndakiza yarapfuye ira iyo crisis inyobora mu gakiza nakizwa yapfuye muri bimwe nizwa muri bimwe ndashima nicyo nashaka kuvuga aho hantu ese ndi muki mfite ibyishimo mfite umunezero yantekereza nyanibaza navuga ngo niko iyo ntaza gukizwa kuko nari nageze ahantu aho njya mu biro bya papa that is outside our house none najya kwiba mu biro bye hanze ku kazi ke ese bizakomeza nari gisambo cyavuye cyo muri quartier no muri quartier hirya maze bakamufunga ingoma nabo bakina iyo bagufashe kwiba ako kanya mwizi baramufata mwipine iminota itangishira uri kwaka nkavuga ngo wenda nari kubana wenda nari kubana prison mu nzenze wawe wenda nari kubana muri prison ariko Imana igira neza cyane ese ndi mu muki ko wampunze haleluya hari ibintu dushobora gukomezaho tuvuga ngo Imana nziza nayo Imana nziza niyo gushima Imana twishimira neza yayo let's go ndishimye cyane ko igitekerezo cyavuye mu bitekerezo kikajya mu bikorwa igitekerezo cy'igicaniro igitekerezo man like kubona umuntu wari umaze igihe adakora ibitaramo ataririmba akongera akaza agakomereza aho yari agereje mu bintu byose I think nigeze nkora mu buzima iki ni kimwe mu bintu byanshimishije cyane kurusha ibindi kabisa imbarutso nuko nanjye nabinyuzemo nanjye ubwanjye nabiciyemo ndarwana ngera ahantu ndananirwa ndareka abandi nabo barakomeza ariko na benshi bari barananiwe kimwe nkanjye cyangwa n'abandi so iyo niyo mbarutso ni ukubona ukuntu abantu bitanga bakageza aho ngaho bakaruha bagasa nk'aho baparitse bavuga man reka twongere
dufate inanga twongere turamye twongere dufate inanga duhanagure ivumbi twongere turamye Imana. So icyo nicyo gitekerezo, nuko mbizi ko abantu baruha bakagera ahantu bagacika intege bikanga kabisa, hanyuma nanjye ubwanjye byambayeho, you know, ariko rero Imana ishimwe ko twongeye ko Imana ishimwe ko tugiye kongera kubura inanga kabisa. Umunsi wa mbere wamaye icyizere kuko umubare w'abantu baje si bakeya cyane, si na benshi cyane, ariko n'ukuri nibo bakwiye, ngira ngo ku munsi wa mbere kubona abantu baza bangana kuriya abantu like basaga 200 in my opinion ni abantu benshi, kandi n'ubundi ahantu hacu nibo bakahagiye, ariko nzi ko stretchinze tukuzuza cyane n'ubundi n'abandi bajyamo benshi kurushaho. Ariko umunsi wa mbere wari umunsi mwiza, ariko cyane kurusha ibindi n'ukongera kubona leak umuntu wari umaze imyaka myinshi atajya kuri stage yongeye kuramya Imana, yongeye guhimbaza Imana. Umwanya yuriye kuri stage nibwo numvise iriyerekwa neza nibwo narisobanukiye, kuko numvise ngize emotion nyinshi cyane, almost nenda kurira. Ndavuga ni man, Imana ibifite gahunda y'abantu bayo buri gihe, no gutegereza isaha y'Imana gusa. Nababwira ngo ntabwo ari byo rwose. Ntabwo wafata umuntu w'umugabo ufite abana, urumva, ngo umuhamagare ngo umubwire uti ngwino uheshe umugisha abantu, hanyuma akaza koko akabahesha umugisha, ariko nawe ukamusezera umubwira uti Imana iguhe umugisha, you know. Imana n'ukuri umugisha awutanga, ni nayo mpamvu tukiriho, ni nayo mpamvu tugihumeka umwuka w'abazima. Wowe ni umugisha w'Imana, ariko ntabwo ndi butahe ngo ngende mbwire madamu ngo wambwiye ngo Imana iduhe umugisha, ngo ufate umugisha ako kayo utereke ku meza ngo muwurye ngo ugaburire abana, you know. Umugisha uraza ni ukuri, ariko rero uzira kubihanganya no kubategereje, ariko benshi bamwe ntabwo babishobora. Man, rendezvous ni ya buri kwezi, nicyo nababwira, buri kwezi umuhanzi Imana ibidufashemo. Baravuga ngo inshallah Imana ibidufashemo ibi bintu bikomeze pe, kubera ko ndabizi neza bizahesha umugisha abantu, bizabohora imitima ya benshi, ariko cyane n'abahanzi, abaririmbyi, abacuranzi, abantu bose bafite aho bahuriye n'igikorwa cya gospel bazahabwa umugisha mu buryo butangaje. Nababwira ngo abantu bareba interview, abantu basanzwe batari abahanzi, niba abapasiteri, niba abaririmbyi, niba abavuga butumwa, bari abantu gusa b'abakristo basanzwe, abo nibo bazatuma igicaniro gikomeza, kubera ko uko bazajya baza bagasapotinga iki gikorwa, niko tuzajya tubona uburyo bwo guha akamvelope abandi bantu bazakurikiraho, kugira ngo rero bikomeze bikomeza. Nibwo buryo bwonyine navuga, niyo jambo nabwira abantu, nuko abantu ubwabo aribo bazatuma ibi bintu bikomeza, kandi bikagira intera nini, bigakomera, bigafasha abantu benshi cyane, bikabohora abantu benshi cyane.